turabasuhuje aho murerese ku isi tubaha ikaze kuri Rwanda Next TV. Amakuru twabateguriye muri aka kanya: Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu ibaruwa ifunguye yageneye ubutumwa bw'ishimwe abasirikare batanze ubuzima bwabo ku rugamba, agira ati: nk'uko nabigaragaje mbere, ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano uyu munsi mfite nizo nahoze nifuza kugira. Kagame muri iyo baruwa yihanganishije imiryango y'ababuriye ababo ku rugamba, abizeza ko igihugu kibari hafi. Turaje tubirambure mu kanya gato, ntimujye kure ya Rwanda Next TV. Twongere rero kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Ni amakuru avuga ku ibaruwa ifunguye igaragara ku rukuta rwa konti y'ingabo z'u Rwanda ya X yahoze yitwa Twitter. Kuri konti yabo bashyizeho itangazo cyangwa se ibaruwa nk'uko mubibona ifunguye, irimo ubutumwa Perezida Paul Kagame yageneye ingabo z'u Rwanda. Muri iyo baruwa rero iri hano ku rukuta rwa X, iri mu rurimi rw'icyongereza, turashyira mu kinyarwanda. Iriho amagambo agira ati: end of year message from His Excellency the President of the Republic and the Commander in Chief of the Rwanda Defense Force. Ati ubutumwa busoza umwaka buturutse kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Muri ubu butumwa rero buratangira bugira buti: ubutumwa busoza umwaka buturutse kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Kigali kuwa 29 Ukuboza 2025. Ba ofisiye, abagabo n'abagore mwese mugize ingabo z'u Rwanda ndetse n'abandi bagize inzego z'umutekano, mu gihe dusoza uyu mwaka mfashe uyu mwanya ngo mbashimire cyane kubw'umurimo mukora. Kwitanga kwanyu n'ubunyamwuga bikomeje kubumbatira indangagaciro n'umutekano by'igihugu cyacu. Mu bihe by'amakuba n'imbogamizi, abagabo n'abagore bagize ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano bakomeje gukorana umurava ntagereranywa, haba hano imbere mu gihugu ndetse n'aho mwoherejwe mu butumwa kure y'imbibi zacu. Imbere mu gihugu cyacu, kuba muri maso bitajegajega nibyo birinda abaturage bacu, bikarinda ubusugire bw'igihugu cyacu, kandi bigasigasira ububasha bwacu bwo kwigenga buri munsi. Hanze y'igihugu, mu bice bitandukanye by'umugabane wacu, aho muri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro, mukomeje guhesha ishema isezerano ryacu ryo kurinda ubuzima bwa muntu, mukoresheje amayeri yose, ubumenyi bwose n'ubushake budatezuka. Kubera umuhate wanyu, u Rwanda rukomeje kugira amahoro n'ituze. Igihugu cyacu cyageze ku iterambere rifatika mu nzego zinyuranye, kandi abaturarwanda bashima uruhare rwanyu rwabafashije gukora ibikorwa byabo by'iterambere ry'imibereho myiza n'ubukungu batuje kandi batekanye. Nk'uko nabigaragaje mbere, ingabo z'u Rwanda n'inzego z'umutekano uyu munsi mfite nizo nahoze nifuza kugira. Muri uyu mwaka mwakomeje kujya mbere mu nkingi z'ubumwe, kwihesha agaciro n'imbaraga, mubasha kurinda inyungu z'igihugu mubigiranye indangagaciro z'ubunyangamugayo no gukunda igihugu. Mu gihe twinjira mu mwaka mushya, ndabashishikariza gukomeza uwo muvuduko no gukomeza gushimangira amahame y'ubunyangamugayo no gukomeza inshingano mukora biranga inzego zacu. Nimucyo dukomeze tube maso,
duhangana n'imbogamizi zirushaho gukomeza, ariko tunakomeza guharanira kugera ku ntego dusangiye yo kugira u Rwanda rutekanye, ruteye imbere kandi rwunze ubumwe. Ndagira ngo ntange ishimwe ryanjye rivuye ku mutima ku bari mu butumwa ubu bari kure y'imiryango yabo kandi badashoboye kwifatanya nayo muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Twishimiye cyane ukwitanga kwanyu n'uko imiryango yanyu, ubutwari bwanyu, kwihangana n'ubwitange budatezuka bituma twese abanyarwanda duterwa ishema. Ku miryango yabuze ababo bari mu kazi, nubaha ukwitanga kwanyu kandi nkabizeza ko tuzahora turi kumwe namwe. Abanyarwanda, guverinoma n'umuryango wanjye tubifurije mwe n'imiryango yanyu kugira iminsi mikuru myiza n'umwaka mushya wihirwe. Mukomeze gukorana icyubahiro kandi kwitanga kwanyu guhore kuzirikanwa kandi guhemberwa. Mbashimiye umurimo mukora. Uwo ni Perezida Paul Kagame mu ibaruwa ifunguye yageneye ingabo z'igihugu, abashimira cyane ubwitange kandi ahumuriza imiryango y'ababuriye ababo ku rugamba. Turabashimiye rero kuba mubana natwe mu biganiro bitandukanye. Dushimiye abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducisha hano bijye bageraho 5 kuri 5. Nta kindi rero, abatarabikoze namwe mubikore, no gukanda munsi ya video handitse subscribe, ugakora no kukazogera kari imbere yaho kitwa bell icon, nuko ibyo ducisha hano bizajya bibageraho uko tubikoze. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakarama.